Njewe sinamuha amafaranga yanjye ngo kubera nshobora kuyamuha ngo akayanywera. Sinzaho umupagana amafaranga uko nzi yuko ashobora kuyanywera. Sinshobora gucumbikira umusinzi mu nzu yanje. Sinshobora guha umuntu ico kurya ntarya. Kuko babyeretswe ko kunywa amata ari icyaha. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi bagusenga everyday twongeye kubasuhuza n'ubundi tunabashimira ukuntu budahwema kutugaragariza yuko mukomeza kudukurikirana abantu bari mu nce z'isi zitandukanye. Dukomeza kubona comment zanyu ariyo mpamvu tugenda tuvugurura duhindura, hari ibintu byinshi tugenda tuhindura, wenda mubona amashusho agenda ahinduka na quality y'ibintu dushaka gukora kugira ngo muzajye muburushaho kubyumva neza bitewe n'ubushobozi tuba dufite. Twongeye kubashimira rero, twongera kubagarura nanone Pasiteri Mazibirego agiye gukomeza icyigisho n'ubundi yari yatangiye cy'amakamba. Ndumva ni ikamba rya gatatu agiye kutwigisha. Ndagira ngo uyu munsi abanza dusengere ubundi dutangire. Mana, turi imbere yawe, tugiye kuganira ijambo ryawe muri aka kanya. Ndakwinginze kugira ngo ube hafi yacu kandi niwe uyobora ijambo ryawe. Ku ijambo si ry'umwana w'umuntu ahubwo rituruka mu kanwa kawe. Isezerano ryawe ngo ntabwo abana b'abantu bazatungwa n'imitsima ngo ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Utuyobore, tugiye kuganira ku ikamba ryo gukiranuka kugira ngo abari mu mahanga yose, ari mu bihugu bitandukanye, mu matorero atandukanye, bafashwe n'ijambo ryawe ritubwira ikamba ryo gukiranuka kugira ngo tuzabe mu bwami bw'Iteka dufite umunezero. Urakoze kuri kumwe natwe umunsi wa none. Ijambo ni iryawe rero Mana, garagaza icubahiro cyawe hagati y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, amena. Ni karibu Pastor, komeza twigisha none kuganira uyu munsi wa none ku kamba ryo gukiranuka. Twaganiriye ubushize ku makamba 7 tuyavugira hamwe, ariko tugira turasobanura buri kambo kwaryo. Ikamba rya mbere ni ikamba ritangirika, ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ubugingo, ikamba rya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka turaganira uyu munsi wa none, ikamba rya kane ni ikamba ry'icubahiro, ikamba rya gatanu ni ikamba ry'ubwiza, ikamba rya gatandatu ni ikamba ry'ibyishimo, ikamba rya karindwi ni ikamba ry'izahabu rizahabwa abantu bose ariko abanesheje gusa. Mbere yo kugira ngo tuganire rero ku kamba ryo gukiranuka turasoma Timoteyo ya 2 ibice 4 umurongo wa 6 turageza kwa 8. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 4 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 8. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko njeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi byo kwizera, ibisigaye mbiki bikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza umwami wacu utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si yeje nyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Ikamba ryo gukiranuka. Tugeze ku kamba rya gatatu ryo gukiranuka. Paulo yarageze mu gihe cyo gusezera ku buzima. Ariko aravuga ati njewe maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinzi byo kwizera, narangije urugendo, igisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka iry'umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jeje nyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Iri ni ikamba rya gatatu Paulo atubwira. Anga turareba ikamba ryo gukiranuka. Gukiranuka se ni iki? Hara muri Yobu gice cya 2:3 haravuga ngo Uwiteka abaza Satani ati, wanboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi utungana akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe nubwo wandeye kumugirira nabi nkamuhora gatse. Bisobanura ngo gukiranuka muri definition ni ukwirinda ibibi. Ariko mu Bagalati ibice 5:22 hari imbuto z'umwuka: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, gukiranuka, ingeso nziza no kwirinda. Mvango gukiranuka ni imbuto y'umwuka abakristo bakwiriye kugira, kuko ari imbuto y'umwuka kandi kabizahererwa ikamba abakristo baregwe
bashishikarira kugira ngo basingire ikamba ryo gukiranuka. Gukiranuka rero ni ukwirinda ibibi, kandi umuntu wigishijwe azi ibibi byari byo. Hariya muri Timoteyo ya 2:2 kugeza kwa 5 aravuga ngo hano uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Nta waba ari umusirikare ngo yishire mu by'ubugingo azaba kinejeje wamwandikiye ubusirikari, ngo kandi umuhinzi ntahabwa ibihembo atarushanijwe nk'uko bikwiriye. Nuvuga ngo uwo muntu wese winjiye mu marushanwa, umuntu wese igiye muri competition, ntabwo ahabwa ibihembo atarushanijwe nk'uko bikwiriye. Ngo twavuze ko ikamba ryo gukiranuka ari abarushanijwe nk'uko bikwiye, bakarwara intambara nziza. None gukiranuka ni ukwirinda ibibi. Kuki dukwiriye dusabwa gukiranuka? Kuki abantu bose bakangurirwa cyangwa basabwa gukiranuka? Dukangurira gukiranuka nk'uko muri Yohana ya 1:9 havuga ngo n'Imana ubwayo ikiranukira kudukiza. Niba Imana ikiranuka, natwe abakorera Imana twari dukwiriye gukiranuka nk'uko nawe akiranuka. Twari dukwiriye gukiranuka, ikiranukira kudukiza kandi no kutubabarira. Imbabazi zayo nuko Imana ikiranukira kudukiza. Nizo mpamvu abizeye bose bagomba gukangurirwa gukiranukira Imana. Gukiranuka ni ikintu kigeze ko ari imbuto y'umwuka. Gukiranuka kuko ari ukwirinda ibi kugira ngo tuzahabwe byakamba ryo gukiranuka, nuko twakangurira abantu bose gukiranuka. Hariya ku 3 inzira zo gukiranuka rero dusabwa gukiranuka mu gato no mu karuhije no mu gakomeye. Hariya muri Luka 16 umurongo waho ni uwa 10 aravuga ngo ukiranuka mu cyoroheje abakiranutse no mu gikomeye, ukiranirwa mu cyoroheje abakiraniwe no mu gikomeye. Ni ukuvuga ngo uku gukiranuka, niba umuntu aguhaye amafaranga 1000 uzishima uzanezerwe kuko yaguha na miliyoni ihari. Ayagize uwo mutima wo guhereza uje wishima, ntukajuga icyo uhawe, ahubwo wa mutima wemeye kuguha waguha n'ibirutaho. Igituma roba ngo ukiranuka ku gikomeye abakiranutse no kucoroheje, nuko bashaka kwigisha abandi basuzura ngo mbe yampaye iki. Nuguhaye sanfura uje umuha icyubahiro ngo waguhaye samiri kuko yagize uwo mutima gusa wo kubyemera. Gukiranuka kukoroheje. Noneho rero gukiranuka mu kugira neza hari no gukiranuka mu buryo negatife, kugira nabi. Uwibye 1000 aba yakwiba na miliyoni. Uwibye inkoko aba yakwiba n'inka. Uwibye ihene aba yakwiba n'imodoka. Rero ukiranuka akiranuka ku kantu kose kaba gato cyangwa kaba kanini. Hari umuntu uvuga ngo mbe kare agatwaye iki? Oya, iyo uhangaye ukaba maronete mu kintu gito, ubu nari maronete mu kintu gikomeye. Iyo ubaye maronete mu kintu gikomeye, ubu unari maronete mu kintu gito, ibyo biragaragara. Rero ukiranuka kukoroheje abakiranuka no kugakomeye. Narizo mpamvu ntaco gusuzugurwa gihari. Uwiba 1000 yakwiba na miliyoni. Iyo agize ubwo bushake bubi bwo kwiba 1000 aba yakwiba na miliyoni. Ntayo kwiba make, nta nayo kwiba menshi, ahubwo bisaba gukiranuka. Ukiranuka areka kwiba byose, ukiranuka atanga icafite icyari cyo cyose nta mwara. Ubwo nuvuga ngo nta kiruti ikindi. Nese pastor tukiraho ngaho mu gukiranuka, hari umuntu uzajya mu ijuru utarakiranutse? Umuntu uzajya mu ijuru utarakiranutse ntibyashoboka. Ntago byashoboka. Bivuze ngo noneho buri muntu wese uzajya mu ijuru se iryo kamba zarihabwa? Oya, hari ikamba ryo gukiranuka rizahabwa abarushanijwe nk'uko bikwiye, nabisobanuye. Hari n'abarushanijwe nk'uko bidakwiriye. Nk'uko bidakwiye ariko bakabyihana, ariko barushanijwe nk'uko bidakwiye. Kandi kurushanwa nk'uko bidakwiye ni nk'uko navuga ngo nguhaye amafaranga 50,000. Hagira uza kumbwira ngo nimufashe, kavuga ngo nafashije Jado, ngo niwe ndayahaye. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni kugira neza, ukw'ibumoso kwe kuzabimenya. Ntibashatse kuvuga ko ukuboko, ubwo bashatse kuvuga ku bantu. Noneho rero ihene ntabwo wayifata mu kiganza gukwiremo, unayitanze babibona. Ubwo rero ntabwo aribyo bashatse kuvuga ngo niba watanze wigendura byamamaza. Noneho cyangwa se niba umuntu afite nka miliyoni 100 akavanamo igiceri cy'ijana agaha umuntu, ubwo ko bizabarwa mu mirimo yo gukiranuka?
mbo bizaterwa n'umutima watanze, ntabwo biterwa n'ubwinshi bw'amafaranga umuntu atanga, ahubwo biterwa n'umutima. Ashobora kuba wenda yaguze ikintu cya miliyoni 100, ariko iruhande akaba ari igiceri kimwe, akaba ari cyaguha kugira ngo agere kuri ya ntego yo kugura cya kindi yateganije. Ubwo rero batiruka ku mutima ahubwo waguhereje. Ubwo rero uze kugenda dutandukanyiriza gukiranuka kuvuye ikamba ryo gukiranuka n'abantu bazaba barakiranutse gusa kugira ngo bajye mu ijuru. Nuvuga ngo uzamba ikamba nuwarushanijwe nk'uko bikwiye, nuwarwanya intambara nziza, kuko ari no kurwana intambara mbi, ari kurwana intambara nziza no kurwana intambara mbi. Ni ukuvuga ngo ushobora kubakira abapfakazi, atari ukuvuga ngo ubagiriye impuhwe, ari ukugira ngo wawubake izina. Wenda n'urugero niba leta ivuga ngo umuntu w'umukire ufite miliyari agomba kubaka umudugudu, wenda n'urugero w'abaturage, ntabwo abikoze kubw'uko abakunze, ni kubw'itegeko rya leta. Icyo gihe ntabwo akiranuka, yabikoze kubw'itegeko. Ubwo ntabwo yarushanijwe noneho nk'uko bitegetswe, ahubwo yarushanijwe nk'uko itegeko ry'abantu riri. Nubwo azajya mu ijuru yego, ariko icyo ngicyo ntabwo azigera agihemberwa. Kandi noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo nidutanga tukihimbaza, kera ngo tuzaba turangije kubona ingororano kuko tuyihawe turi mu isi. Abantu badukomeye mu mashi, icubahiro cy'icyo ngicyo kirarangiye. Ahubwo icyo watanze ugishize ku mutima, Imana izareba uko umutima wagitanze usa, none iguhera ikamba icyo ku mutima watekerezaga. Ikamba rero ryo gukiranuka ngaha, tugomba gukiranuka ko n'Imana ubwayo ikiranukira kudukiza, kandi inzira zo gukiranuka ni ugukiranuka kukoroheje no kugakomeye. Hariya turareba igipimo cyo gukiranuka rero dusomye mu mubwiriza, igipimo umubwiriza ibice 7 umurongo wa 16. Umubwiriza ibice 7 16 baratubwira ngo ntugakabye gukiranuka, kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye, ni kuki wirimbuza. Ntugakabye, hari ugukiranuka kwemerwa, ariko hari no gukabya gukiranuka. Ubwo umuntu akabya gute gukiranuka? Gukabya gukiranuka ni nko kuvuga ngo icyo ntarya kuko nta kigaburira undi, niba ntanywa amata inkanje nzayikamira hasi. Ni ugukabya. Gukabya gukiranuka ni ukuvuga ngo kubera ndi umukristo ntanywa inzoga, sinzacumbikira umuntu wasinze. Uko ni ugukabya. None se ubaye uri umukristo ukaba ukorana n'abandi bantu basanzwe mu gusabana kwanyu, wenda ukavuga uti ngewe ntago ndi bubuze umuntu w'inzoga kuzinywa, kandi ari we wenda bagendereye, kuba wafata nk'inzoga ukayigurira umuntu wakugendereye wowe utayinywa, ibyo bibarwa gute? Ntabwo umuntu ategeka icunda rya, ahubwo iyo ntiwamugurira inzoga ariko umuhaye amafaranga agura icyo ashaka. Kuko ari abantu bavuga ngo njewe sinamuha amafaranga yanjye ngo kubera nshobora kuyamuha ngo akayanywera. Ntabwo icyo warangije gutanga ufite umutima w'Imana wongera gutegeka icyo kirakora. Ahubwo umuntu afite umudendezo wo gukoresha amafaranga yahawe icyo ashaka. Iyo rero uhaye umuntu amafaranga ukamutegeka n'icyo arayakoresha, umusubije mu bubata. Niko bita gukabya gukiranuka, nuvuga ngo sinzaho umupagana amafaranga kuko nzi yuko ashobora kuyanywera. Sinshobora gucumbikira umusinzi mu nzu yanjye, sinshobora guha umuntu icyo kurya ntarya. Hari itsinda ry'abakusi mu mutwe w'abatampera, ni itorero, batanywa amata kuko Imana yabibabwiye mu buhanuzi. Noneho kuko batanywa amata bakamira inka hasi. Ayo mata nayo ntibayatanga kuko babyeretswe ko kunywa amata ari icyaha, bakamira hasi. Abo nibo turi kubwira umunsi wa none, niba utanywa amata yahabayanywa, niba utanywa amata yagurishe. Dukwiriye kuzategura ikiganiro kijyanye n'ubuyobe bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Ubuyobe bukomeye kuko hano mu gutegeka kwa kabiri ibice 14, gutegeka kwa kabiri ibice 14
hari amagambo atubwira ku murongo wa 21 yaravuga ngo ndimukarya intumbi yose. Intumbi yose ni ikizira, ariko wemerewe kuyiha umusuhuke n'umunyamahanga uri iwanyu akayirya, cyangwa wemerewe kuyigurisha. Icyo utarya wemerewe kugitanga cyangwa ukakigurisha. Ijambo ry'Imana ni clair. Icyo utarya wemerewe kugitanga cyangwa ukakigurisha. ngaye baze nk'ubwo buhanuzi ngo nyine bw'amata Yego, cyangwa inyama. baba barabwiwe yuko kuri kunywa amata ari icyaha, Ari icyaha kandi bakabigenderaho cyane, birakomeye. Kurya inyama ni icyaha, sinshobora kuzigurira umuntu. Kunywa amata ni icyaha, nemerewe gutunga kugira ngo nzayigurisha amafaranga, ariko amata yayo nzayakamira hasi. Ari mu gishwari iryo tsinda rirahari, bakamira hasi. ubundi ubwo ntihari n'ibindi, reka mvuge ngo ibyaha, Yego. ntihari n'ibindi byaha twagiye twigishwa n'amadini atandukanye kugira ngo amadini agire ikintu aza gutandukaniraho, ariko mu by'ukuri nta muri Bibiliya itabyerekana nk'ibyaha. Nibyo bigishijwe ko kunywa amata ari icyaha. Nibyo bigishijwe ko Madamu White yabyeretswe. Nibyo bigishijwe ko kurya inyama ari icyaha. Nibyo bigishijwe ko kunywa ikawa ari icyaha. Nibyo bigishijwe ko kunywa icyayi ari icyaha. Barabyigishijwe. ubwo bagafata ibintu babona wenda bifite ukuntu bigira umubiri nk'umubiri, bagahita babizana mu byaha. Ubwo nabyita nyongobeza bugingo hari. Oya, ni ubuyobe. Ikintu cyose kiribwa iyo udashoboye kugitegeka kirangiriza cyane. None se abantu ko birirwa baravuga ngo kunywa inzoga ni icyaha. Kuri to mu gitabo cy'ubuganga, igitabo cy'abaganga, équilibre alimentaire, cyane so ngo équilibre alimentaire, isukari ifite taux de mortalité kurusha inzoga. Ruvuga ngo yica abantu benshi kurusha inzoga, ariko ugasanga bamwe ntibabwiriza ku sukari. Oya, buri kintu bakwiriye kukibwirizaho, bakabuza abantu kurenza urugero. Bakwiriye kukibwirizaho, kuko ubwangati buryana kurusha ubusinzi. Ni ibintu buri wese yaba yaranyuzemo. Uwari ibiraya karenza agatura ubwangati birusha gusinda. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose rero, ikintu bita ngo éviter tout excès, bisobanura ngo kurenza urugero ku kintu cyose ni icyaha. N'ubundi wanyweye fanta nyinshi ni bya bindi byibuha bidasobanutse, yakwica. Uryoye fanta nyinshi yakwica, unyoye amata menshi yakwica, uretse ikintu kidakunze kwica warengeje, kitakwica warengeje ni amazi. Ikintu cyose warengeje kirakwangiriza uretse amazi. Amazi yurengeje ntabwo akwangiriza, ariko ikindi kintu cyose warengeje kirakwangiriza. Ibirayi urengeje inyama urengeje zakwangiriza, ibyo kurya byose urengeje byakwangiriza, ibyo kunywa byose urengeje umutobe wakwangiriza, ji yakwangiriza. Ikintu cyose udashoboye gutegeka cyakwangiriza. Narizo mpamvu hari abadasinda inzoga bagasinda ibiryo, kuko baturishwa ubwangati. Iyo ugeze mu gihe cyo gucisha hejuru ibyagombye guturuka hasi, haba habaye amakuba. Pastor, rero nk'ibi bintu uvuga sinzi niba hari nk'amadini cyangwa yabita ngo ni amatorero, nubwo nge ntabyemera, nyafata nk'amadini yose ari aho ngaho, cyangwa amashaka. Amashaka nge mfata amadini ubundi nk'amashyaka ya politiki, cyangwa abashyirahamwe. Bagutumiye, hari amadini yagutumira, ugiye ukavuga nk'iki kintu ukuntu uri kukivuga, bakaba bavuga yuko wayobye uri kubayobereza abantu. Nje ndavuze neruye ko ikintu cyose warengeje urugero cyakwangiriza uretse amazi. Mu gitabo cya équilibre alimentaire ijambo iravuga ngo uretse amazi ikindi cyose warengeje urugero kirakwangiriza. Uwasinze rero yakoze icyaha nk'uwatuze ubwangati. Narizo mpamvu iri jambo rivuga ngo ntugakabye gukiranuka, ririmo byinshi. Kwanga guha ikintu umuntu ngo nuko utakirya kandi wakirya. Kwanga gucumbikira umuntu ngo nuko atari umukristo ngo wewe uri umukristo. Ugashaka ko umuntu agendera wewe kuko uyobora urugo rwawe, kubera nkawe. Tugashaka kurema abantu ngo babe nkatwe. Oya, ntabwo twahamagariwe kurema abantu ngo twabaremeye kuba nka Kristo. Kandi Yesu Kristo avuga ngo tugende mu mahanga yose, ntabwo yavuze ngo tubagira abigishwa bacu, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo tubagira abigishwa be. Ese wamugana ahubwo usanze wewe ukuntu ugenda ariko gukiranirwa, ahubwo wenda ukahindura umuntu kuba nkawe. Tugomba guhindura abantu kuba nka Yesu. Yesu agategeka ubugingo bwabo.
ubundi kamba ryo gukira tugomba guhindura abantu kuba nka Yesu yakwinjira mu bugingo bwabo akabategeka kandi uwo Yesu ategetse agenda neza uwo Yesu ategetse arya neza uwo Yesu ategetse anywa neza uwo Yesu ategetse yambara neza uwo Yesu ategetse agira isuku nziza uwo Yesu ategetse atura heza rero uwo Yesu yategetse nta tegeko rimuhana uwo Yesu yategetse ntagambana uwo Yesu yategetse agira imigendere myiza ahubwo ikibazo nuko twigisha abantu gusa natwe nitwigisha abantu gusa na Yesu bamara bagakorera gusa natwe twaba tutakiriho bagahuzagurika kuko abo bari bishingikirije batakiriho cyangwa haza undi akabahindurira indi mibereho cyangwa noneho bakatubera indyarya ku bw'itegeko ukamubwira uti ndagutegetse ngo reka iki akagikora udahari icyo gihe ntabahindutse umwigishwa wa Yesu ubwo akaba yahindutse umwigishwa wawe akagucunga ati naba yagiye niho ndanywa naba yagiye niho ndarya naba yagiye niho ndakora ibi icyo gihe ntabwo twubatse abantu kuba abakristo ahubwo twubatse indyarya umuntu utinya gukora ikintu kubera uhari akagikora udahari ntabwo ari umukristo ni indyarya abo nibo bubatswe mu matorero y'umunsi wa none ntabwo twubatse abakristo ahubwo twubatse indyarya zikora ibyaha abantu batazireba abantu baba bazireba zigakora ibyo gukiranuka izo ni indyarya ntugakabye gukiranuka ni byinshi umuntu akaba ari kwiruka bamuhiga bagiye kumwica yaja kugwisha mu nzu yawe bakaza bakakubaza ati nta muntu wihisha ukavuga ati kuko kubesha ari icyaha arahari kuko kubesha ni icyaha bakaza bakamushikira bakaba baramwisha icyo gihe wakabije gukiranuka wakabije ntabwo Imana yemera gukabya ijambo ry'Imana ravuga ngo ntugakabye gukiranuka bitazakubera amakuba ntugakabye uzakiranuke nk'uko bitegetswe ariko ntugakabye uko nugukabya ntabwo natwerera umupagana agiye gukora ubukwe nugukabya ntabwo nashingura umuntu wapfuye atari umukristo uko nugukabya niba umuntu apfuye atari umukristo se barakubwiye ngo kumubwira ubutumwa katagihumeka uraganira nawe kwari ukugira ngo utabare ba nyirawe ye kunuka nukumugisha ngo yihane ahubwo ubonye inzira yo kugera ku bamubyaye kugira ngo bigishe ubutumwa bwiza bihane ushobora kubabwira uti uyu munsi ni turu yuyu ariko namwe ejo bishobora kuba teretu mwihane ntawuze umunsi n'igihe ukaba profite ukabihanisha ariko hari umuntu urare ngo ntabwo nshobora gushingura umuntu ntabwirije ubutumwa bwiza ko yapfuye se uracamubwiriza ubuhe butumwa bwiza si ikibazo se ikibazo gikomeye noneho rero ibyo nibyo bita gukiranuka nukuvuga ngo sinateranira mu itorero ntakirijwemo uko nugukabya ijambo ry'Imana ni rimwe uko ngo sinateranira mu itorero ntakirijwemo ubwo se yabaye intambara tugatatana buri wese akaja mu gihugu cye iyo uzagira ntabwo uzaterana n'abandi nuko bita gukiranuka gukabya ni icyaha kuvuga ngo sindahisha umuntu kuko kuvuga ngo ntawahari ni icyaha kandi akicwa ni icyaha gikomeye ntugakabye gukiranuka noneho rero hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo igipimo cyo gukiranuka ni ntugakabye gukiranuka ingingo ya 5 iravuga ngo abazahabwa iryo kamba ni abameze nkandi Pawulo yavuze ko ikisigari ikamba ryo gukiranuka azahabwa avuze ko yarwanye intambara nziza yarangije urugendo yarinze ibyo kwizera igisigaye ati nuko mbiki ikamba ryo gukiranuka iby'umucamaza azampa kuri urya munsi ati nyamara sinyenye nyira ahubwo nabaza barinze kuzaboneka ko bose hano haravuga ngo abazahabwa iryo kamba nabameze nkande muri Ezekiel ibice 12 umurongo wa 12 kugeza 14 haravuga ngo Ezekiel 14 umurongo wa 14 ngo mazi ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti
mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburiraho ukuboko kwanje ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagitsemba nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo naho caba kirimo abo bantu batatu bameze nka Nowa bameze nka Danieli bameze nka Yobu ugukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa niko umwami Uwiteka avuga iyo ndeje igihugu inyamaswa zikacangiza kigahinduka amatongo nyamara inyamaswa ntizikunde ko hari ugicamo naho caba kirimo abo bantu batatu ndirahiye ko batagira ico barokora arabahungu cyangwa arabakobwa nibo barokoka bonyine ariko igihugu cyaba umusaka niko umwami Uwiteka nyiringa bavuga habonetse abantu bafite gukiranuka bameze nka Nowa hakaboneka umuntu umeze nka Danieli hakaboneka umuntu umeze nka Yobu abo bantu bakiranuka bari mu gihugu abandi bagakiranirwa ntabwo gukiranuka kwawo kwarokora abo bantu kuko hari washobora kwishingiza ngo dufite umukiranutsi ntaco turabareka twibere mu byaha oya ijambo ry'Imana ravuze ngo nzagitsemba amatungo n'abantu nubwo abo bantu bafite gukiranuka nka Nowa na Danieli nayo bubahari ntabwo gukiranuka ko kuzakiza ubwabo bugingo kuzakiza ubwabo gusa ariko ndo kuzakiza ubw'abandi umuntu wese agomba guharanira gukiranuka nawe ukwiriye kwishingiriza ngo ubwo ababyeyi bakiranuka nanje ndakiranutse Juge twatubaye nk'abandi babatiza abana bavuga ngo barabizerera uyu muntu akuriye kwatuza kanwa cye ko Yesu Kristo ari umwami kandi akizera mu mutima we ko Imana yazuye Yesu Kristo mu bapfuye akabona gakizwa umuntu udafutura umuntu udatekereza ntabwo akwiriye kubatizwa kubatiza abana rero ni ubuyobe nabwo kwiriye kubatiza umuntu ushobora gutekereza akamenya icyaha icyo ari cyo iyo ni inzira imwe yo kugira ngo bafate abantu batazaja mu yandi madini ni inzira imwe ndetse ntabwo ari abo gusa babatiza abana bato babafatira kugira ngo bataja mu yandi madini ahubwo hari n'abananirwa kwigisha abantu ngo bagere ku rwego rushitse rwo gukora imirimo myiza bakabibiza kare ngo babone uko babaka andi madini ngo bazabigisha nyuma kandi ukabona ntibakurikiranwe wigisha umuntu none ntaco aramenya urabuti ni ntamubatiza irindi dini riramujana none reka mubatize mbere yiyumve kwa ruwacu nubwo atarakizwa tuzamwigisha buhoro buhoro ariko ubwo nabyo ni ubuyobe ni ukwica umuntu ushobora kumwibiza ntahinduke none akazaba umugome wo mwitorero wo gushoza intambara ingaruka y'intambara ziba mwitorera kenshi nuko abantu batarabangiye gukizwa mbere yo kwinjira mu itorero bakinjiramo ngo bazakizwa nyuma bageramo ndibakizwe nizo kizani izo ntambara kuko ntabwo abantu bakijijwe barwana mu itorero oya abantu bakijijwe barwanywa n'udakijijwe ariko hagati yabo ubwabo ntabwo bari bakwiriye kurwana bari bakwiriye guterwa hubwo ariko ubwabo ntibakwiriye kurwana mu itorero ahubwo baraterwa abo nibo binjiye mu itorero bakijijwe rero ijambo ry'Imana ravuze ngo hari bamwe bishingikiriza ku bukiranuka kw'abandi Nowa yari umuvuga butumwa wo gukiranuka nkuko byanditswe muri Petero ya 2:5 ngo nka Nowa wamuvuga butumwa wo gukiranuka yabwirije ubutumwa bwiza imyaka 120 yubaka inkuge kuko yapfuye afite imyaka 950 ariko imyaka yubatse inkuge yonyine yari 120 kandi abwiriza abantu ubutumwa bwiza ko bihana noneho baranga abemeye nta nabemeye kuko ni warokotse n'umugore we n'abakazana be n'abahungu be uko ari 8 abandi barabyanze babigira ibikino kandi barabandi 600 ku isi ico gihe arubaka ibyaka 120 kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo yubakaga yigisha kiragiye barabandi 600 ku isi yose ubwo bari barahagana mu gihe gice cy'isi murazi abantu ariko ico gihe yo bavugaga Aziya ntabwo amigabane yari yagaciwemo kabiri hari igihe hari ibice bimwe bya Afrika byayibagamo nkaza Egiputa ibice bike nkaza Ethiopia nkaza Tunisia yababwagamo n'abantu nukuvuga ngo hari ibice byo mu yindi migabane byabagayo ari kurebye inkomoko y'umuntu ni muri Aziya none urabona ko kuko ariho Adamu yarari
noneho rero n'inkuge niho yabarijwe ku musozi Ararati uri muri Aziya aho inkuge yahagaze kandi noneho rero n'umunara w'Ibabeli uri muri Aziya igihe bigaragambyaga Aburahamu nawe ni wo muri Aziya Mose nawe ni Aziya Yesu nawe ni Aziya urumva ko prolongement y'itorero iri muri Aziya nubwo byagiye bifata ibindi bice n'indi migabane ko Yesu yageze mu Egiputa ariko ahangaha havuga ngo gukiranuka kw'abantu ntabwo kwakiza wahandagura gukiranirwa kw'abandi kubera abakiranu noneho rero twumvise ukabya gukiranuka ni icyaha ukabya kuko iyo ukabije gukiranuka hari ibyo wangiriza hano ijambo ry'Imana riravuze rero ngo igihugu gikoze icyaha hakabona kamwe abantu bameze nka Nowa na Daniel nayo Daniel yari umuntu wirinda ibicumuro nkuko byanditswe muri Daniel 6 umurongo wa 4 kugera kwa 6 havuga ngo abagambanyi abajenama w'umwami bakamushaka amafuti ntibamubone amafuti cyangwa igicumuro uretse mu mategeko y'Imana ye yari umukiranutsi rero Yobu umukiranutsi utunganye wirindaga ibibi agakomeza gukiranuka kwe mu makuba no mu kaga yanyuzemo agakomeza gukiranuka ariko agahagarara ntiyihakane Imana n'uburwayi iyo habonetse abantu bakiranuka nka Nowa na Daniel na Yobu gukiranuka kwabo nako kwazabarokora ubugingo bwabo ariko ntabwo abantu babyishingikiriza ngo bazarokoka ubwabo kuko abantu b'abakiranutsi oya buri wese azahagarara mu rubanza kandi y'Imana mukanya waruvuze ku bintu bijyanye na Aziya n'inkomoko y'itorero mita numva sinzi niba mwazadutegura nk'ikiganiro kivuga ku mpamvu haba habirabura hakabaho abazungu hakabaho abo bita abajonatre urabona ko isituwe na resi n'amanuza n'amarasi atandukanye n'imibiri itandukanye reka mbyite gutyo ubwo muzadutwigisha icyigisho kivuga ukuntu abantu bagiye bahinduka abirabura baturutse he abazungu baturutse he biturutse muri Bibiliya tuzakivuga dukomeze gukiranuka ahangaha rero hari iherezo ryo gukiranuka turabyumvise tuzavuga inkomoko y'abera abajone abirabura inkomoko yabo iherezo ryo gukiranuka hariya ijambo ry'Imana riravuga ngo ukiranuka akiranuka kugeza kugupfa ntabwo ari ugukiranuka kugeza ahantu runaka ahubwo ni ugukiranuka ukageza kugupfa nanjye nkaguha ikamba ni ukuvuga ngo gukiranuka ugomba gukiranuka ntibitagira iherezo hari inyungu rero hariya yo gukiranuka bavuga ngo uje ukiranuka kugeza gupfa uje ukiranuka kugeza kugupfa nuvuga ngo ukiranuke none ukiranuke yo ntukiranuke rimwe ngo ndukiranirwe ikindi cyago gukiranuka bibe imbuto y'umwuka iguteyemo ngo twavuze ko ukiranuka ari imbuto y'umwuka niba ufite urukundo ku Imana ari urukundo Imana iture muri wowe niba ufite ibyishimo ni imbuto y'umwuka amahoro ni imbuto y'umwuka kwihangana ni imbuto y'umwuka kugwa neza ni imbuto y'umwuka kugira neza ni imbuto y'umwuka ukiranuka ni imbuto y'umwuka kwirinda ni imbuto y'umwuka ingeso nziza ni imbuto y'umwuka umuntu hubwo bikaba ubuzima bwe gukiranuka bikaba ubuzima bwawe hano turareba noneho ibihembo by'abakiranutsi iyo umuntu akiranuka ari ku isi arahembwa ariko akazahabwa n'ikamba ryo gukiranuka ageze mu ijuru icyambere iyo ukiranutse uri ku isi muri Zaburi ya 68 ku murongo waho wa 18 aravuga Dawidi aravuga iyo nibwira iryo gukiranirwa mu mutima wanje Uwiteka ntaba yaranyumviye nuvuga ngo iyo usenga Imana isubiza iyo ufite gukiranuka Yakobo nawe ubwo yaravuze ngo isengesho ryo gukiranuka niryo rikiza umurwayi hano haravuga ngo Yakobo igice ca 5 umurongo wa 16 aratubwira hati 15 aravuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amahagurutse kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe ari 16 mwaturirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye gusenga k'umukiranutsi urumva umukiranutsi arasenga kumvirwa na hano ku isi hari n'akanyungu hano ku isi ariko inyungu twitayeho ni ukuzahabwa ikamba ryo gukiranuka tugeze mu bwami bw'iteka hano ku isi iyo umuntu akiranuka ntabwo agwa ngo agende burundu
ku ijambo ry'Imana muri Migani 24:16 haravuga ngo umukiranutsi nubwo yarambarara azabyuka. Bisobanura ngo uko gukiranuka kuri muri we ko kwahindutse ubugingo bwawe uragwa, kuko ntawe utagwa ari mu mubiri, ariko kwa gukiranuka kukaguhagurutsa. Imigani 24:16 hariya. Noneho rero Zaburi ya 37:25 iyo ukiranuka uri ku isi, ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ikurinda gusabiriza. Kuko Dawidi yaravuze ngo nari umusore none dore ndashaje, sindabona umukiranutsi aretswe burundu kandi urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Kuko akiranutse Imana ije kurira ntikugira umutunzi wa mbere, ariko ije kurinda icata umusabiriza, ikagenera ibigutuza, atari ukugwiye ibyaruta iby'abandi, ariko ikaje kurinda kugira ngo abana batandagara, kuko nawe warinze gukiranuka kwawe. Kane Habakuki 2:4 haravuga ngo umukiranutsi kandi abeshwaho no kwizera, ashobora no gutungwa mu buryo bw'ibitangaza byo kwizera, kuko yarinze gukiranuka kwe. Noneho mu ijuru tukazahabwa rya kamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera azaduha kuri urya munsi, atari twenyine ahubwo abarinze kuzaboneka kwe bose bakambikwa rya kamba ryo gukiranuka. Ndasabira bene data batwumva bari mu mahanga atandukanye ku kamba ryo gukiranuka, kugira ngo tuzaryambikwe tugaze mu bwami bw'iteka, kandi kwihangana kube imbarutso yo kugira ngo twese dushikame, kugira ngo rya kamba twese tuzarihabwe, ryaba ikamba ritagirika, ryaba ikamba ry'ubugingo, ryaba ikamba ryo gukiranuka. Ayo ni amakamba atandukanye tuzahabwa tugeze mu bwami bw'iteka, kandi noneho ni kubanesheje gusa. Ndasabira bene data ryaba ikamba ritangirika, ryaba ikamba ry'ubugingo, ryaba ikamba ryo gukiranuka, ryaba ikamba ry'icubahiro, ryaba ikamba ry'ubwiza, ryaba ikamba ry'ibyishimo, ryaba ikamba ry'izahabu. Ayo makamba yose nayaduteganirijwe kandi yaradutunganirijwe kubera b'Imana. Ni ukurushanwa nk'uko bikwiye, ni ukurwana intambara nziza kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo, tuzahabwe ikamba ritangirika, tuzahabwe ikamba ryo gukiranuka, tuzahabwe ikamba ry'ubwiza, tuzahabwe ikamba ry'icubahiro, tuzahabwe ikamba ry'ibyishimo, tuzahabwe ikamba ry'izahabu, maze twime ingoma y'iteka. Murakoze. Ni Pasteur Mpazibirego ubagejeho ikiganiro cy'amakamba. Turangije ikamba ryo gukiranuka. Abashaka kutugana, nimero ya telefone ni 0786696620. Abashaka gukurikirana inyigisho zacu twabaha n'amasirabisi y'ibyahishuwe na Danieli no kugaruka kwa Yesu ni 0786696620. Abashaka kubaza ibibazo kuri nimero portative 0783407035 0783403035 0783407035. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mwakire ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Ndumva uradusengera n'ubundi dusoza nkuko ari gusenga. Imana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Nsengeye abaryumva bose bari mu duce dutandukanye, nsengeye amatorero yose, nsengeye abatarahinduka kugira ngo babashe guhindurwa n'ijambo ryawe, kandi barushaho gukorera aya makamba kugira ngo nitugera mu bwami bw'iteka tuzambika amakamba nk'uko waduteguriye amakamba ku bazabanesheje. Urakoze nk'uko ijambo ryawe tugira ngo buri wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri. Urakoze Nyagasani kuzatwigisha kugira ngo tuzabashe gutegereza twihanganye, maze tuzahabwe amakamba twime ingoma y'iteka mu izina rya Yesu. Amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.